Ni itangazo ritareba abanyapolitike gusa kubera ko rireba n'abanyarwanda muri rusange. Ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abayobozi, itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ndetse n'abagize umutwe w'inteko ishinga amategeko nibagiwe na RGB ikuriye igihugu cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwashyizeho amabwiriza mashya ndetse n'amategeko mashya agenga abanyapolitike ndetse n'abaturage muri rusange. Ibi ngibi bifite n'aho bihuriye na nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ku itariki 30 Nzeri 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku bufatanye n'ihuriro ry'imiryango itari ya leta NFPO Rwanda baganiriye n'abahagarariye imitwe y'abanyapolitike itandukanye mu nama nyunguranabitekerezo igamije kureba hamwe uko imitwe ya politiki yagiriye uruhare rufatika mu kwimakaza imiyoborere myiza, gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Dr Doris Uwicyeza Placide, umuyobozi mukuru wa RGB, yavuze ko kureba imyitwarire ya politiki bitagomba gusubira gusa ukureba abatsinze cyangwa se abatsinzwe mu manota, ahubwo ari uburyo bwo gushyira imbere ubufatanye bugamije gusigasira imiyoborere ishingiye ku mucyo no kubazwa inshingano. Yagize ati imiyoborere myiza ntabwo ari inshingano z'ubuyobozi gusa, ahubwo ishingiye ku bufatanye no kugirana ibiganiro hagati y'inzego zose ndetse n'abaturage. Iyo habayeho gukora mu mucyo, abaturage barushaho kugira icyizere mu mitwe ya politiki ndetse n'inzego z'igihugu muri rusange. Yakomeje ashimangira ko imitwe ya politiki ifite inshingano zo kuba urugero mu bijyanye no kubazwa inshingano ndetse mbere yo gusaba leta ko gukora mu mucyo yo gusaba leta gukora mu mucyo no mu kuri. Imitwe ya politiki ko igomba guharanira cyangwa se kubahanira ubwayo. Iyo babikozwe gutyo n'abaturage barabubaha. Ati iyo mwubahanya ubwanyu mukubaha ibyo mugomba gukora ndetse n'amategeko mugomba gukora, bituma n'abaturage ubwabo babagira icyizere kandi ku bafatanye nayo mu rugendo rwo kubaka igihugu. Dr Uwicyeza kandi yibukije imiterere y'u Rwanda yihariye, rwigisha guhitamo ibiganiro n'ubwumvikanaho guhitamwo amacakubiri. Yagize ati ntibivuze ko tudashobora gutandukana mu bitekerezo, ahubwo bivuze ko tugomba kuganira twubahana, tugatanga inama zubaka kandi ziganisha ku nyungu rusange. Iyi nama nyunguranabitekerezo yitabiriwe n'abahagarariye imitwe ya politiki itandukanye, ikaba igamije gushimangira icyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka ubuyobozi bushingiye ku bufatanye, umucyo no kwizera abaturage bafitiye inzego z'igihugu akamaro. Ngayo nguko rero ibyo ngibyo ni ibyaganiriweho mu itangazo gusa. None ntabwo nanjye navuze amakuru, nanone nari ngiye kubwira kuri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umusore Bwana Tshisekedi cyangwa se Bwana Antonio Tshisekedi akaba umuhungu wa perezida Chilombo Tshisekedi yamaze kurasa abantu ubwo bari mu kabari mu kabyiniro. Urukiko rwafashe icyemezo mu rubanza rw'umusore na se baregwa gusambanya abangavu. Umwana na se baregwa gusambanya abana b'abakobwa babiri ntibanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko cyabafatiye rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza cyo kubafunga by'agateganyo, aho bahise bajuririra mu rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Huye. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwategetse ko umusaza witwa Claver w'imyaka 66 n'umuhungu we witwa Tuyishime w'imyaka 25 rwo gusambanya abana b'abakobwa, umwe afite imyaka 17 undi akagira imyaka 16, bafungwa iminsi 30 y'agateganyo, imwe mwita 30 jours. Abaregwa ntibanyuzwe na kiriya cyemezo cyo kuba bafunga by'agateganyo, bahise bakijurira mu rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Huye. Amakuru yizewe agera ku gitangazamakuru Umuseke, imwe mu mpamvu yatumye bajuririra ibi byemezo bya muganga bishobora kuba byarasohotse kandi byabafasha, bikekwa ko bigaragaza ko bari abana batasambanyijwe. Abaregwa bombi ubu bafungiye ku igororero rya Huye, bikekwa ko icyaha Claver n'umuhungu we bakurikiranyweho cyabereye mu mudugudu Gakenke akagari ka Nyanza mu murenge w'Ubusasamana mu karere ka Nyanza. Ubushinjacyaha buvuga ko bari abana b'abakobwa bagiye kwa Claver kumwaka akazi ko gucuruza amandazi, aho Claver yari asanzwe afite akabari aho yabanaga n'umwana we w'umusore. Bari abana rero b'abakobwa ku mwanya
ku manywa ngo bakajya gucuruza amandazi ahantu hatandukanye, bagataha kwa Claver yari yarabahaye inzu yo kubamwo ngo bakarara babasambanya banabasimburanywaho. Mu buhamya bw'aba bana bavuga ko iyo abangaga babasambanyaga babakanyishaga icyuma bababwira ko niba babyanga bari buze kubica. Ibintu biteye ubwoba cyane. Mu buhamya bw'aba bana kandi bavuga ko Claver we yanongeragaho kubacuruza ku bandi bagabo, bakaba ari we bishyuraga ndetse bagira ngo baramwishyuza ayo mafaranga akanga kuyabaha, akababwira ko azayabaha yagwiriye. Bavuga ko Claver n'umusore we babasambanyije mu ijoro ryo kuwa gatandatu ndetse bakabasambanya iminsi 6 yikurikiranye. Muzehe Claver n'umuhungu we baburanye bahakana icyo cyaha baregwa, bavuga ko ibyakozwe byose ari akagambane bakorewe. Metere Mpayimana Jean Paul wunganira abaregwa yaburanye avuga ko umuntu acuruza abana akanacuruza akabari kugeza n'aho abasambanya ntibishoboka yahita atamazwa kandi agatangwa hakiri kare. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma basaba ko barekurwa cyangwa se bakongera bakajya kuburanira mu karere cyangwa se mu rukiko rwa Huye.